Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe kuko iduhaye umwanya mwiza wo kuganira uyu munsi muri ukwezi bushize ntabwo byakunze neza ko icyigisho tukibaha nk'uko bisanzwe, hajemo ibibazo, niyo mpamvu tugiye kongera tukakibasangiza icyigisho. Reka dusenge Imana. Mana nziza, turi imbere yawe, turakunezereza gushimira ubwiza bwawe, turagushimira imbaraga zawe, imbabazi zawe, umugisha wawe Mwami Yesu waduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi mu maso hawe, turihanye aho twatakiranitse mu maso hawe. Turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko ukomeje kuturinda mu bwiza bwawe. Dushimiye umwanya mwiza tugezemo mwiza kuganira ubutumwa butandukanye muba waduhaye kugira ngo tuganireho. Mwami Yesu, turakunezerewe ukwezi wa gatandatu turi gusoza, kandi dushimiye ko uri imbabazi zacu, uri imbaraga zacu, uri umugisha wacu. Mwami Yesu, uri byose kuri twe, turakunezerewe Yesu. Turakwihera rero kugira ngo ukomeze tuganirize ibyo tugomba gukora, isi yose nibona imirimo myiza dukora, twese duhimbaze izina ryawe rwa Yesu Kristo wacu. Amen. Ubushize nari nabasangije ubutumwa, nibwo mperaho. Nari nabasangije ubutumwa, ntibyakunda ko mubwumva neza nk'uko byari bikwiriye. Icyo gihe itariki ntabwo nzibuka neza, ndaza ariko icyigisho gitambutse numva nari nazibasangije muri description y'icyigisho, ndaza kongera nzibasangiza muri description. Icyo gihe nararyamye kuwa gatandatu muri kwezi, Imana inyereka mu Rwanda haba jenoside ya gatatu. Nuko nabyumvaga, nabonaga ishyaka rimwe ryica abantu bataririmo. Uwashaka kurokoka yarizagamo, kandi wabonaga ko abantu bari fiyeri yo kurizamo rwose, ubona nyine ari gushaka umukiro, ukabona nyine aranezerewe kubera ko akize. Ariko uwabaga aje mu ishyaka yabaga yemeje gufatanya naryo kwica abandi, kwica abataririmo. Urumva rero byari ibihe bikomeye, nabonaga nta buhungiro buhari, ko nibonaga nanjye hari ufashe isuka ashaka kunyica, ko yaraje adutoranyamo. Bamwe aravuga ati wowe nawe, ko nta handi ho guhungira hari, baraje badusanga aho turi, ati wowe nawe nimuze. Nuko turaza, abo ngabo bagiye kwicana bataba mu ishyaka, yes, baraturaza, banafashe isuka, ashatse arayiteruye nk'ugiye guhinga nyine, ashatse kuyintera. Mbona ko icyo gihe gukira kwanjye byabaye nk'ubufindo, binyereka ko Imana yambwira iti icyo gihe gukira ni ubufindo, gukira ni nk'ubufindo muri iyi situation. Ko nabona mbere yaho gato nibwo nabonaga nshaka kugira aho mungira, nuriye gutya mbona hari undeba, ntagomba kuharenga. Ahantu hose hari abaharinze nyine, nta muntu ugomba kubona ahanyura. Rero Imana irambwira iti ubishoboye ahunge azagaruke nyuma y'ukwezi kwa karindwi. Ibi ngibi biza nibutse, byanyibukije inzozi zimwe nabasangije mu cyigisho cya 21. Nabonaga iminsi yose harimo umwuka w'intambara, harimo intambara, si umwuka gusa, harimo intambara. Mbwirwa yuko twatangiye kubona zahozeho intambara, ariko twatangiye no kubona ibimenyetso mbere muri amezi yo mu kwa, ubona izo nzozi nazo nazibonaga mu kwa kane. Ubwo nkabona mu mezi atambutse niho twatumaze ku minsi tubona intambara ku isi zihari, ntabwo ari kuzivuga gusa, zari zihari. Mbona rero ko by'umwihariko mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi hazaba ibihe by'intambara. Imana imbwira yuko tuzatangira kubona ibimenyetso byabyo. Mu kwa gatandatu rero nongera kubona izo nzozi zimeze gutyo zije, mbona ni confirmation cyangwa se
ni ibiza bihamya bya bindi Imana yari yanganije mu kwa kane. Ubwo rero Imana yambwira iti uhungahunge azagaruke nyuma y'ukwezi kwa karindwi. Irambwira iti udashoboye guhunga izamurokora cyangwa se izarokora uwizarokora izamurokora nk'uko yarokoye abantu muri jenoside cyabaye muri 1994 cyangwa se mu bihe byatambutse, mu bihe by'intambara byagiye bibaho. Yego, ubwo nibwo butumwa Imana yampaye. Katuganire rero kuri cyigisho cya Itangiriro cya 22 twongeye tukiganireho mu izina rya Yesu. Dufite imitwe y'amagambo 3. Haleluya. Iyo tugiye kuganira biba ari umwanya mwiza wo kumva Imana no kunezerwa Imana, kumva icyo dushakaho. Haleluya. Uko tuganira utekereze icyo Imana dushakaho. Nigeze basangiza ngo iyo usoma Bibiliya cyangwa se iyo hari uhagaze imbere yawe ari kuvuga ubutumwa, wowe ujye ubusenga cyangwa se twebwe tujye dusenga mu mitima yacu twumva ese Imana iranshakaho iki. Nibwo buryo bwiza butuma dufashwa. Imana iranshakaho iki kijyanye n'agakiza cyangwa se kijyanye nuko njye nkizwa, ariko agakiza kanjye gapimirwa ku bandi. Buriya njye nabonye ko agakiza kanjye gapimirwa ku bandi, uko nitwara bituma abandi bakira agakiza. Nibyo bituma nanjye urwego rwanjye ruzamuka. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dusabwa gusenga, ariko tugira ngo isi hinduke, isi yakira agakiza, yakire gukira, yakire imibereho myiza. Ubundi agakiza ni imibereho myiza, cyangwa se kubaho abantu bakora imirimo myiza. Agakiza egare imirimo myiza, muri Kristo Yesu. Iyo bavuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tugenderemo, nje numva ko babivuze ngo imirimo Imana yakubwiye gukora niyo yo muri Kristo Yesu. Wasenze Imana ngiye gukora iki, kizazana abantu, kiratuma abantu babaho neza gutya, nuko nivuga ngo kiratuma abandi bantu babona ubuzima. Donc ibituma abantu babona ubuzima nibyo muri Kristo Yesu. Nivuga ngo ibituma abandi babona ubuzima naganiriyeho n'Imana. Mana ngiye gukora ibi gusa Imana ikabibizi tu muri Kristo Yesu. Mana ngiye gukora ibi kugira ngo mbe ndishuwa yuko ibyo bintu Imana ibizi, nuko mba nabiganiriyeho nayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Igice cya 22 cy'Itangiriro, umutwe wa mbere uravuga ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Hano iri jambo ryo kugerageza ntabwo narikunze, ahubwo Imana nitegura imirimo kugira ngo irebe uko tuyitwaramo. Ni gahunda yayo, ntabwo ibi tugerageza, ahubwo ni gahunda iba yateguye kugira ngo irebe ko tuyitwaramo. Tekereze gahunda Imana yateguye, ari Imana yayiteguye, none iyiteguriye abantu. Ni Imana ishobora byose, ifite imbaraga, ikora ibintu bikomeye, ariko noneho umuntu we ni umuntu uri aho, aramutse uwo muntu adafite ikimurengera cyangwa se n'iki, nta mbaraga uwo muntu ubundi ubusanzwe afite. Agira imbaraga ariko ari kumwe n'Imana. None Imana hari gahunda yateguye kuri Aburahamu, imutegeka kwitambira Isaka. Tamba Isaka turamuzi.
Imana iramubwira iti tamba Isaka. Katuze twumva ukuntu avuga. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Hari gahunda wa muntu yinjiyemo, ya gahunda Imana yamubwiye gukora, ni nk'umukoro yamuhaye, ni akazi, ni ikiraka, ni akazi yamuhaye gukora. Aburahamu afashe ya mbere agiye kugakora. Tekereze nanone, niba Imana itanze akazi, hari abagakora, hari n'abatagakora. Mbese ugakora bimaze iki? Kudakora akazi k'Imana bimaze nabyo bivuze iki? Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Kuki mubujije? Yamuhaye akazi, agiye gukora. Mu kugakora, Imana yamubwiye ati noneho hagarikira aho ngaho. Mani tugire neza cyane. Umutwe wa gatatu, Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Ibintu birakomeye guys. Ibintu birakomeye. Ni ryari tubona umugisha w'Imana? Imana ishimwe cyane. Komeze usenge, wumve icyo Imana idushakaho kijyanye n'agakiza bwacu. Agakiza egari imirimo myiza, tukongeye tukibukiranye, egari imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye cyane kugira ngo tuyigenderemo tayari. Nta handi agakiza naho ngaho kari. Yesu aravuga ngo muzabamenyera kuki? Ku mbuto bera. Abigishwa bawe tuzamenyeshwa n'iki? Tuzamenya kuki? Nta bindi, ni imbuto bera. Yaza ngo abo nibo basobanuye ko agakiza Yesu azanye mu isi. None ni hatari, birashyushye. Haleluya. Igice cya 22, umutwe wa mbere. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karama. Imana igiduhamagara. Muribuka Imana ihamagara Samweli. Akitaba Eli. Ati nditabye urampamagaye. Ati singiye uguhamagaye. Agasubira kuryama. Samweli. Akitaba Eli. Ati singiye uguhamagaye. Agasubira kuryama. Samweli. Akitaba Eli. Nditabye. Ubu Samweli ari mu nzu y'Imana. Ni umwana muto uba mu nzu y'Imana. Ari kwitaba umutambyi mukuru. Ndumva Eli yari umutambyi mukuru. Arangije Eli amenya yuko Imana ariyo ishobora kuba yimpamagaye. Amubwira ati iryo juru ryongera guhamagara, uvuga uti ndakwitabye databuja, umugaragu wawe ndi hano. Imana iza kumubwira ubutumwa yaritangiye yashaka kumubwira. Ubwo ngo nibwo Imana yatangiye kuganiriza Samweli muri ubwo buryo. Ni ryari Imana iduhamagara? Imana iduhamagara ryari? Si igiduhamagara. Ntekereza ko Imana iyo imaze guhamagara umuntu, kurema umuntu mu isi, even akiri no mu nda, Imana ivugana nawe. Kuvugana n'umuntu rero ibimuhamagara. Tugira imitima ibiri. Imana ivugana natwe uburyo bwa mbere bukomeye cyane, ni nabwo nkunda nanjye tubwimenyereze, kuko butuma umuntu atagira ibindi arebaho, akamenya ko ari kumwe n'Imana ku giti cye. Ni uburyo ugana n'Imana ku giti cyawe, mu mutima wawe, nta handi binyuze, mu mutima wawe. Mu mitima yacu habamo amajwi abiri, iry'Imana n'irya Satani. Irya Satani uzarebe riza rishaka kuvuguruza umugambi mwiza. Umugambi mwiza kambivuge gutya, riza rishaka kutubwira gukora nabi. Ibyo birasobanutse. Iry'Imana riza kugitubwira
gukora neza ibyo bintu bibiri. Gukora neza ni gute? Gukora neza nahoze mbivuga, imirimo myiza niyo muri Kristo Yesu. Iyo naganiriye n'Imana nkambwira nti Mana ngiye gukora iki, nkumva umutima uracyemeye ati kabisa tugenda ugikore. Tayari njyewe nafashe ya mbere numva ko ari ikintu cyiza, ubwanjye ndishuwa tugeze kwanga imitima yaciza ngo niyo mucamanza wacu. Ubwanjye ndishuwa yuko umurimo, ubwanjye nsanzwe nzi ko reka nekuye mu byinshi, ubwanjye nzi ko umurimo ari mwiza. None Imana umutima ukambwira ati vi genda. Aho hantu njyewe simpatinda, ndavuga nti turi kumwe n'Imana tayari. Ariko iyo ngiye gukora ikintu kibi mbizi ko ari kibi, umutima ukambwira ngo vi, ubwo nyine tayari ndi kumwe na Satani. Nibyo nta bindi. Njyewe pfa bwa mbere mbanza kumenya yuko icyo kintu ari cyiza cyangwa ari kibi, kuko icyo kintu turabizi. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha ngo bamenye ngo icyiza n'ikibi. Icyo kintu cyo tuzi, icyiza n'ikibi turabizi. Noneho mba nkeneye confirmation y'Imana. Hari igihe n'ubundi kintu kiba ari cyiza, mbizi ko ari cyiza, aho ariko umutima ukambwira ati oya, uzabigenza urebe. So ibyo bintu Imana ibanza kuganiriza imitima yacu mu mitima yacu. Rero buri wese umutima arawufite, Imana iganira nawe, na Satani nawe nagiganiriza abantu. Imana ihamagara Aburahamu. Haleluya. Imana iduhamagare yongere ituvugishe, none tuyumva gutyo mu mirimo myiza, nta bindi. Ubundi agakiza n'uburyo twumva Imana ni mu mirimo myiza, nta yindi sanse duhuramo n'Imana. Donc niyo ngiyo gukora imirimo myiza. Haleluya. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujya mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Gutamba igitambo cyoswa ku musozi ndi bukubwire, ni ahantu ndi bukubwire ujye gutamba igitambo. Nuwe mumaro wo gutambira Imana igitambo? Ni ryari dutamba ibitambo? Igitambo nkigiranya n'umurimo wacu wa buri munsi. Haleluya. Imana iramubwiye iti haguruka ugende umuriro uyu murimo. Tayari ubwo nyine ugiye gutamba igitambo cy'Imana, igitambo cyoswa, kibi igitambo kizima cyaragishimwa n'Imana. Pawulo aravuga ngo Benedata ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana umutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke mugize imitima mishya kugira ngo mukore ibyo Imana ishaka, niba ari ibyo byiza kandi bikwiriye rwose. Ndumva ari nk'uko byanditse. Ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, imibiri yacu, ibi bitambo bizima. Imibiri yacu niyo ikora imirimo. Haleluya. Iyo ndi gukora umurimo w'Imana mba ndi gutamba ibitambo. Ni ibihe bitambo rero turi gutamba? Turi gutambira Satani. Niba ndi gutamba ibitambo, niba ndi gukora umurimo mwiza, wa wundi navuganyeho n'Imana ikageraho gutya, ndi gutamba igitambo kizima kiri gushimwa n'Imana. Ngo niko gukorera Imana gukwiriye. Ariko nimba ndi gukora umurimo bizi ko ari mubi, cyambere cyo nijye ubanza kumenya ko ari mubi, nangiza umutima ugashyiraho vi, twajyanye muri uwo murimo mubi. Satani nyine agushigikiye, urimo atamba ibitambo bya Satani. Satani nayo yigira ibitambo bayitambira. Umurongo wa 3, Aburahamu azinduka kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we, yasinywe zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ariko Amara abantu babaza Yesu, ni gute twakora umurimo w'Imana? Nkuko natwe twabyibaza, ni
cyangwa se n'iki nakora Mana, n'iki wandemeye, niyo utavuga ngo Mana ngo yongereho, abantu bajya baza n'iki naremeye gukora mu isi. Wenda babona ibisubizo bitandukanye, nabo baraza babaza Yesu bati, Yesu araho arimo arabwira inzira, babonye imirimo n'ibitangaza, bamwe batangiye kumenya ko ari Mesiya, kugenzura bati abanza ari we Mesiya. Ikitangaza n'uburyo bamumenye ko ari we Mesiya, nyuma bakamwica bati mumubambe. Nuko nyine ariyo destiny ya Mesiya. Nuko ari wo mugambi nyine wari wa Mesiya nyine kuzabambwa. Kuno nyine barabigishwa bari kunyuma bakamubamba. Imana itabare cyane. Muri iki gihe twendi dushaka kubamba Yesu, mbega umunsi w'amateka uzaba ukomeye. Reba umunsi twahura na Yesu watubambiwe, turabizi ko ari we Mesiya nk'abo bantu b'icyo gihe, ariko ntidushaka gukorana nawe. Reba umunsi twahura nawe, isoni zadukora tukagera hirya. Ariko jya wibuka igihe wakoranye n'Imana, cyangwa se igihe wakoze umurimo mwiza. Dufate buryo ukuntu wumva umeze, noneho wifuze kuwukora uwo murimo muri Kristo Yesu. Imana yashyizeho urebe ukuntu hashya. Haleluya, 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 haleluya. Baramubaza ngo mbese niwe murimo wawe tubwiye umurimo w'Imana ngo tuwukore. Imana Yesu arabasubiza ati, umurimo w'Imana ni ukwizera uwantumye. Kwizera uwamutumye uba wizeye Kristo, nawe uba umwizeye Yesu, uba wizeye ibyo avuga, uba uje guturana nawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu atoranya abigishwa be kugira ngo babe hamwe, abigishe, nirangiza abatume. Hajya ibintu bitatu: babe hamwe, abigishe, abatume. Kubana na Yesu, wakunze Yesu ntiwakwifuza kuva ku birenge bye. Haleluya. Arashya ariko mwitegura ikintu gikomeye cyane. Nubwo turi muri ibyo bihe bikomeye, Imana imategura ibintu bikomeye byitwa kuzamura itorero cyangwa se gusarura. Muri ubwo butumwa buri mu byahishuri, aho haza gahunda yo gusarura, abamarayika baje gusarura, banezerewe, biteguye, buriya bari muri repetition zishyushye zo kwakira intore z'Imana zivuye mu isi. Ngabo ni bande? Ngabo ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Umubabaro urahari, ntituzatinye n'intambara, ntituzatinye n'ibihe bikomeye. Yesu aba yabitubwiyeho mbere. Haleluya. Hari icyo Imana iri kuganiriza. Ita ku cyo Imana iri kuganiriza wowe nayo, kuruta ibindi bizaza biza bije kugufasha kumva wenda biriya uganire n'Imana, kubyumva cyane. Izi situation tubona hanze ni ziza zidufasha kumva ibintu tuba twaganiye n'Imana twebwe, nge nayo, wowe nayo, kwa kundi imirimo myiza yo gukora mu gakiza. Tubanze Imana, nicyo yajya jambo rivuga ngo ni tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabyongererwa hanyuma. Tekereza kubanza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, utekereze icyo bivuze kuri twe. Umurongo wa 4, ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Nihe hakubereye kure? Hahandi Imana yagusezeranije ikure. Hari igihe ubona ari kure, ariko ku Mana ngo kwira ndirimbo tujya turimba ngo
imyaka igihumbi Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa. Hari n'ikindi gice gikurikiraho nkunda, imyaka ijyana iby'iyi si. Iki gice kimeze nk'aho kiza gisobanura kiriya kibanza, nk'amazi ahurura bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Ibintu byose nabikundiye muri iki kintu cyitwa igihe. Ibintu byose ujye ubiha igihe, wa mugani w'abandi. Ibintu byose bigira igihe, ibyiza n'ibibi byose bigira igihe, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ni ngo byose byaba ibyiza byaba bibi, byose biza biri muri gahunda y'ibyiza ku bantu b'Imana. Iherezo rya byose riri bugufi, kandi iherezo buriya ku bantu b'Imana riba ari ryiza. Ndatwibaza ngo Yesu uzaza ryari, cyangwa uzaza ryari, uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye, uzaza ryari Yesu nduhuka imiruho, uzaza ryari Yesu twibanire, ko ntazongera kubabara ukundi. Nkiri muri iyi si mfashe igihe mu ntambara, nta mahoro yuzuye. Hari ahantu tubona twabona ni kure. Aburahamu nawe abona ahantu ni kure, arambuye amaso. Ahantu henshi hari ibintu byinshi bitubereye kure, ariko ku Mana, iyo nibutse ko ku Mana igihe cyayo bw'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Ubwo nanjye mpita nishyira mu mwanya wa papa nyine wo mu ijuru, nkahita numva yuko iyo myaka igihumbi n'uwo munsi umwe turi kumwe. Imyaka igihumbi n'uwo munsi umwe turi kumwe, n'umunsi umwe ngo ni nk'imyaka igihumbi. Ndamwandikwe kuba turi kumwe, turagendana nta kibazo. Nibishaka y'imyaka igihumbi, nibishaka y'uwo munsi umwe, nzi ko turi kumwe. Uragenda umbwira uko tubigendanyemo gute. Wa mugani wa Yesu, wa Mariya nyina wa Yesu, abwira Yesu ati tubigendanyemo. Ni Yesu abwiye Mariya ati tubigendanyemo gute, ko igihe cyanjye kitaragera. Ndumva ni nk'uko bimeze. Igihe cy'Imana hari igihe kiba kitaragera, ariko kirahari. Icyiza ni uko gihari. Icyo gihe rero turi kumwe nayo, turagendana nta kibazo. Pfa kuba turi kumwe, turamenya ukuntu tubigendamo. Ni ibintu bibiri. Niba Imana idusezeranya kubaho turi kumwe, iraduha ibituma tubaho. Haleluya. Niba iducyura turi kumwe, iraducyura twibanire. N'ibyo bintu nta bindi. Ahubwo noneho mu buzima turi kumwe n'Imana. Gahunda ni imirimo myiza, umurimo w'Imana ni imirimo myiza, niko gakiza, nta bindi. Haleluya. Aho kure, ahantu henshi ni kure pe. Ibintu byinshi dutekereza tubona biri kure. Mana utabarije. Aburahamu mu 5 abwira abo bagaragu ati musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu wanjye tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Hantu hari kure habaye hafi, twebwe turaza kwigira hirya dusenge. Ngo iyo ibintu byoroshye cyangwa se iyo ibintu bikomere, ubundi byose nabonye wa mugani bishingira kuri twe, ukuntu ibintu twabyakiriye. Imana itubwiye ibintu ukuntu byakira bikumerera gutyo. Nubifata nk'ibiri kure biraba kure, nubifata nk'ibiri hafi biraba biri hafi, nubifata nk'ibikomeye birakomera, nubifata nk'ibyoroshye biroroha. Ariko icyiza nuko uko tugendana n'Imana bya bintu tugenda, Imana igenda itwigisha. Buriya uko nari meze kuri step ya mbere siko mba meze nateye indi ntambwe oya, ahubwo kugendana n'Imana buriya niyo tuzi. Haleluya.
Yuuu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twakiye kugendana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Muri uku kwezi kwa gatandatu turi gusoza, twakiye kugendana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi kwa karindwi tugiye gutangira, haleluya, twakiye kugendana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tubigire umukoro, twumve ko gahunda yose turi kumwe n'Imana, twumva ko imirimo Imana yaduhaye gukora, buri kintu cyose yaduhaye gukora, itubwira gukora ni akazi. Ndahagurutse ngiye mu kazi k'Imana, kandi akazi k'Imana gahemba neza we. Kabaye twigire hariya hirya, dusenge, tubagarukeho. Nta yindi gahunda ni ugusenga, worship, kuramya Imana, imbaza Imana. Twigire hariya hirya dusenge, mwe musigare ni ukujya mu mwiherero, ukinge. Nushaka gusenga ugende wiherere cyumba cy'inzu yawe, ukinge cyangwa ahandi, nuko mugani gusenga. Hari nigeze kubasangiza indirimbo ivuga ngo gusenga gukingura ijuru, tukavugana n'Imana yera, irumvize rirasubiza, ishimwe niyo kwiringirwa. Haleluya. Irumvize rirasubiza, ishimwe niyo kwiringirwa. Irumva, izere, irasubiza, ishimwe niyo kwiringirwa. Ni indirimbo ya Korali La Fraternité. Ndayikunda. Gusenga buriya niyo turufu. Gusenga ni pratique, ni ugukora, nta bindi. Gusenga ni uguhaguruka ugakora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana ni imirimo myiza muri Kristo Yesu, niko gakiza, nta bindi. Niko gusenga. Buriya nahoze mvuga ko biriya dusenga, nkavuga amagambo, biriya hari igihe tumara umwanya dukora ibintu biri aho nyine. Biriya ni igice cyo gusenga, ariko navuga gito cyane cyane. Ubundi igice kinini ni kujya kuri field, tukajya gukora umurimo w'Imana. Iyo ndi gukora, donc iyo nahagurutse ndi gukora, umukozi mwiza ntabwo atinda atekereza icyo gukora, no, ahubwo amaze kugitekereza, kuko n'ubu twicaye cyangwa se duhagaze, umaze gutekereza icyo wakora. Haguruka noneho tekereza ibyo ukeneye, ukimara kureba ibyo ukeneye uhaguruka ukore. Ntago sigara uvuga ati Mana manura bino makwizera. Haguruka wizere iki ukore, nta bindi. Hari ibintu gusenga ni ugukora. Haleluya. Ndanezerewe Imana gusenga. Pawulo yavuze gusenga mu ntwaro zose z'Imana, ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwa Satani buriya aho uruzinge ni gusenga. Tujya tubivuga ngo gusenga nibwo buzima, ni gusenga niyo mibereho, nibyo. Kandi wibuke ko imibereho ni akazi. Akazi dufite rero ni akazi ko gukorera Imana. N'ujya uhagurutse, n'ujya ushaka kumva kugira ngo usobanukirwe neza umurimo w'Imana, ujya uvuga ngo ni uguhaguruka nkakora akazi k'Imana. Donc umurimo w'Imana niko kazi Imana yaduhaye, yaturemeye imirimo myiza. Ni imirimo myiza, niko kazi Imana yaduhaye. Imirimo myiza ni iyihe? Bya yindi yose waganiriye mu Imana. Ngiye gukora iki? Ngiye hano, ngiye gutya, ngiye materaniro, ngiye iki, ngiye gufasha, ngiye gusura. Imana yendishiraho vi kubwa ati tugende, turi kumwe. Uzigendana n'Imana uvuga ngo yekubya ngo turi kumwe. Ndanezerewe kashi. Umuntu ufite igisirimba hafi aho ngaho agikubitemo, akibyine, asenge. Donc anezerewe Imana. Iyo dusirimba buriya tutuma turishimira imirimo y'Imana. Mana Mana usenga umwanya tuba turasenga Mana, twakundi usenga. Noneho
ya bindi tujya dukoresha, ya system tujya dukoresha cyane turi gusenga twahagurutse Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kiriya ni igihe cyo gutekereza, mbese ni bande nkeneye udufatanye gukora ka kazi, mbese ni akahe kazi. Wamara kumenya ku kazi, mbese akazi uzakora gute, mbese nkeneye biki, ubu bushobozi ukahita uvuga ati okay, ukagenda ubishyira ku ruhande ku murongo ngo ndimo ndasenga kavuga uti nkeneye wenda famiye, nkeneye inshuti, nkeneye bariya bose, ukajya wumva baza mu maso, wandika ukajya kumva ukumva hari uje akagucakira akavuga ati kaguhanurira ukabura cyanditse ntazo bagishyira ku mutima. Kuko niko gusenga. Donc uko urimo urasenga, iyo ni parti yo gusenga. Mba ndi gutegura kuriya tuba dusenga, ubu uri gutegura ibyo ugiye gukora. Uzareba umwanya munini rero, impamvu tuvuga ngo gusenga, dusenga ubudasiba. Iyo turi gukora tuba turi gusenga, mba ndi muri gahunda. Mana, ese ko mbona bya bindi nahagurutse ndi gukora, ko mbona haje n'ikintu biragenda bite, nkora iki noneho, nkora iki ko mbona hajemo block. Fatiraho cekere n'izina ryiza. Mana ishimwe cyane. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Ibikoresho byo gutamba ibitambo twatuma turabivuga, bya bindi urimo baza Imana, ise nyine kubaka ya etaje, nzakenera ibi n'ibi. Mbega iryo sengero naremeze, ubu uri mu kisirimba wanezerewe, ni nk'uko nyine tayari ubu uri mu buhanuzi gusa. Ubuzima bwacu ni ubuhanuzi buriya, ubu uri mu buhanuzi gusa. Mana, iyi ngiyi ndabona nzakenera ibi n'ibi, tuzabikora gutya, bizagerwaho gutya, ubu bushobozi buzava hano, byose. Wangiza rero ukikoza hino ugashima Imana. Aburahamu yegeranya ibikoresho byari bukenere. Igitambo tayari arimo aragenda ngo azikorera Isaka. Igitambo ari nacyo. Tugiye gusoza iki gice, turaza gukomeza parti ya kabiri, ari wo mutwe wa kabiri. Isaka ahamagara se, aramubaza. Se Aburahamu ati data, aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Tujya tuvuga ngo muri iki gihe hari igihe hamagara umuntu akitabe, cyangwa uhura n'umuntu ntagusuhuze, muraziranye, cyangwa se wenda umwe yashobora kuba atibuka undi, birashoboka. Ariko hano aritaba ati ndakwitaba mwana wanjye, undi yamuhamagaye. Ubundi buri murongo wo muri Bibiliya, niyo mpamvu tuwukunda utuganiho buri munsi, wonyine. Urabumva ute? Bituma tubyumva neza, tubyinjiramo cyane, dufite imbaraga cyane. Hari icyo ubusobanuye kinini cyane. Ngo Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Twese duhamagara ababyeyi bacu gute, cyangwa se duhamagara inshuti zacu gute? Kuko uko muhamagara nicyo gisobanuro cy'uko mufata kiba kimeze. Ngaho ibaze uburyo ujya uhamagara abantu, ubwo nyine uko ubuhamagara nyine icyo gisobanuro bahita bafata nyine cy'uburyo bafata. Tekereza n'uburyo ba reacting. Hano ukuntu yasubije, aramwitaba
ati ndakwitaba mwana wanjye. Urumva nawe ukamwitabye niko amwakiriye, niko amufata. Ukuntu n'undi muntu akwitaba niko agufata. Ese duhamagara abantu bakatwitaba? Ese twe duhamagara dute? Ese iyo batwitabye batwitaba bate? Twese baraduhamagara tukabitaba. Ese ubundi twe turabahamagara? Nihe nakaye kamaro ko kugira relationship cyangwa se kugira aguhamagara n'abaguhamagara? Reka aho kamaro tugafate nk'Imana, uburyo mpamagara Imana, uburyo mbana n'Imana. Ese mpamagara Imana? Ese iyo nyamagaye iranyitaba? Iyo nyitabye nyitaba gute? Tekereza ku kamaro k'uburyo mbana n'Imana, tekereza hagati yacu n'abantu, kuko ni ishusho y'uburyo tubana n'abantu igaragaza uburyo tubana n'Imana. Kuko ibyo tuvana ku bana n'Imana, ubu mubano dufitanye n'Imana niho dusakaza mu bantu. Mana dufashe cyane. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, bya bikoresho byo gutamba. Ni ibihe bikoresho byo gutamba ufite cyangwa byo gukoresha akazi ufite? Se ntabyo ufite ngo bisabe Imana? Uyu ni umwanya mwiza wo gusenga no gusaba Imana ibyo bikoresho. Ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koza? Ese hari ibikoresho ufite? Hari ibyo ubura kugira ngo ukore akazi k'Imana? Ni akahe kazi k'Imana wumva ushaka gukora? Akazi k'Imana twabonye ko ari imirimo myiza ifasha abantu, imirimo myiza ifasha abantu, itari iyanjye ingaruka, donc itari iyanjye ingaruka, no, ifasha abantu. Kuko ibifasha abantu biza kungarukaho mu buryo buri indirect, niko tujya tuvuga, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka tuvuge gutyo. Nihe mirimo ifasha abantu ndi gutegura? Ni ibiki? Hari ibyo mfite, hari ibyo ntegereje kugira ngo ntambe igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Ni ibiki mfite, ni ibiki nkeneye. Ibyo nkeneye ngo ugize icyo akeneye agisaba Imana. Aho ngaho iyo uri muri iyo gahunda hamwe n'Imana, ntiwagira ikibazo cy'uri busabe. Imana irahari, ifite byose, isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, hari n'ibigega byo mu ijuru biba bitarakinguka nabyo bikingura. Kiza imbere urugi rukinguye, ntawe ubasha kurukinga. Iyo nkinze ntagira ukingura, iyo nkinguye ntagira ukinga. Bahaye imfunguzo, ibyo uzahambira mu isi no mu ijuru bizaba bihambiriwe, ibyo uzahambura mu isi no mu ijuru bizaba bihambuwe. Tugendeye muri ubwo bubasha, n'indi jambo dufata ibitekerezo mu mitima y'abantu tukabigomora Kristo. Nibyo ushaka kugomora Kristo biri mu mitima y'abantu. Ni akahe kazi? Niyo mirimo ushaka gukora kugira ngo abantu bagomore Kristo? Niba icyo ukeneye, niyo bikoresho ukeneye. Handi umurongo nkunda wo mu gitabo cy'Abefeso, kandi ko Pawulo yandikiye Abefeso 3 ndumva, niho Imana ngo ishaka kutugeza ku mwuzuro wa Kristo. Ubugari, uburebure, ari rwo rukundo. Hari irindi jambo ritariza munsi gatoya rivuga ngo rivuga ngo nukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo, twebwe zidukoreramo. N'ibyo ushaka gukora rero, Imana itereho vi.
cyane kubwira uko bikorwa. Haleluya. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa, nuko bombi barajyana. Haleluya. Imana iri bwibonere igitambo. Nyuma yo kugira ibyo ushaka, Imana iri bwibonere igitambo. Hari ibyo ufite, ibidahari, Imana iri bwibonere igitambo. Ariko ndanezerewe wa. Hejuru y'ibyo mfite, ibyo ntafite, Imana iri bwibonere igitambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahantu uri komeza usenge mu izina rya Yesu Kristo wa Wacu. Haleluya. Turakomeza na parti ya kabiri tuganire mu izina rya Yesu.